Muraho neza nshuti zanjye, ndabasuje kandi mbifurije amahoro. Umuntu wese wifuje kunkurikirana muri iyi video nshyashya, ndamusuhuje kandi ndamushimiye. Iyi video nayikoreye kugira ngo itwigishe uko twakumvira ibyo bagenzi bacu bagenda batugiramo inama. Irimo isomo mu buzima, ni inkuru y'umuntu umwe kandi abizi neza iraza kubashimisha kandi bigisha. Umuntu wese uri kunkurikirana utarakora subscribe ayikore kugira ngo ajye kurikirana ibikorwa byanjye, ngenda bamenyesha ibintu byiza cyane bibigisha. Kandi akore like, akore na share ku nshuti ziwe kugira ngo nazo twigane amasomo y'ubuzima n'ibindi bigiye bishimishije. Inkuru ngiye kubabwira ni y'umugabo witwa Kalisa. Yari umusore wize neza amashuri yisumbuye, afite ubwenge ndetse abantu benshi bamubonagamo ejo hazaza heza. Nyuma yo kurangiza amashuri ye, yahawe inama n'umwarimu we. Yaramubwiye ngo, Kalisa, nubwo utarabona kaminuza, shyira imbere kwiga umwuga cyangwa gutangira kubika duke duke. Ubuzima ntibwubakwa ku nzozi gusa. Kalisa yarabyumvise ariko arabisuzugura. Yaravuze ati, ndashaka gukora amafaranga menshi kandi vuba. Sinshaka kuba nk'abandi baba barize imyuga ariko bakaba ari babandi batagira n'imodoka. Yatangiriye mu kazi ko mu isoko, agakorera amafaranga vuba, akayakoresha mu birori, imyambaro n'ibindi bisa n'ubuzima bwiza. Inama zose yagirwaga yazipfushaga ubusa. Hashize imyaka 5, bagenzi be bari barabyumvise kare. Bamwe barigiye imyuga, abandi baragiye mu mashuri y'imyuga yoroheje, barigiye imbere gahoro gahoro. Yabonaga bagenzi be batangiye kugira ibikorwa byabo, abandi bafungura salo, abacuruzi bato, abandi baragiye hanze. We yari akiri aho, akiri popular mu gasantere, ariko nta hazaza. Uwo mwarimu wamugiraga inama yaramuhamagaye ati, Kalisa, ntibikurenganya, wari ufite amahirwe menshi ariko niyo yabyaje umusaruro. Iyaba warakosoye kare uba ugeze kure muri aka kanya. Kalisa yicaye wenyine aratekereza. Yibuka buri nama yahawe, buri mugoroba yasesaguyemo amafaranga, buri munsi yangaga gusaba inama. Yatangiye kwicuza cyane. Yahise afata icyemezo, kurya atetse no gukora atitaye ku myaka. Yatangiye kwiga ububaji afite imyaka 30. Abantu baramuseka cyane, abandi baramubwira ngo warakererewe pe, ariko we ntiyacitse intege. Mu myaka 3 Kalisa yari amaze gushinga atelier bwite y'ububaji. Yatangiye kwerekana ibikoresho yakoze kuri YouTube, bimuhesha n'abandi bakiriya. Ubu ni umuntu ukundwa mu bice by'umwuga kubera ubupfura no kwihangana kwe. Amahirwe najya yiruka ni wowe yapfusha ubusa. Iyo ubonye amahirwe ukayapfusha ubusa, hari igihe bikugora kugira ngo wongere ubone andi mahirwe. Nta gihe cyakerewe cyo guhindura ubuzima bwawe. Niba muri aka kanya ubona warakererewe, wicika intege, wikumva ko uri mukuru cyane. Habwa icya mbere, gira imbaraga, ugira icyo utangira gukora muri aka kanya, kuko ahazaza uzaba utari gutekereza igihe wataye, ahubwo uzatekereza igihe wakoresheje neza kiri ahazaza imbere. Wicika intege, wowe kora cyane ahubwo uvuge ngo ese ahazaza ho haba hameze gute mu gihe natakaje igihe kinini. Gusa nawe mu gihe ugifite imyaka mike, tangira aka kanya nawe kugira ngo ejo uzavuge ngo igihe cyanjye nagikoresheje neza. Uko usuzugura ubumenyi ni kwitamo kumara igihe kinini usaba imbabazi ubuzima. Icyaba cyiza, kora kare, ariko niba utaranakora ukaba warapfushije igihe ubusa, tangira aka kanya. Nta gihe gihari cyo kuvuga ngo warakererewe, ahubwo icyo gihe kirekeye cyo gupfusha ubusa cyo gutekereza uko wakererewe. Ahubwo tangira uvuge ngo ese nabyaza umusaruro
ibyo mfite gute, nibyo bizakugirira akamaro. Ariko kwicuza ntabwo ari cyo kizakugirira akamaro, ahubwo koresha igihe cyawe neza muri aka kanya ugifite imbaraga. Amahirwe ntajya yiruka ni wowe yapfusha ubusa. Iyo ubonye amahirwe ukayapfusha ubusa, hari igihe bikugora kugira ngo wongere ubone andi mahirwe. Nta gihe cyakerewe cyo guhindura ubuzima bwawe. Niba muri aka kanya ubona warakererewe, wicika intege, wikumva ko uri mukuru cyane. Habwa icya mbere, gira imbaraga kugira icyo utangira gukora muri aka kanya, kuko ahazaza uzaba utari gutekereza igihe wataye, ahubwo uzatekereza igihe wakoresheje neza kiri ahazaza imbere. Wicika intege, wowe kora cyane, ahubwo uvuge ngo ese ahazaza ho haba hameze gute mu gihe natakaje igihe kinini. Gusa nawe mu gihe ugifite imyaka mike, tangira aka kanya nawe kugira ngo ejo uzavuge ngo igihe cyanjye nagikoresheje neza. Uko usuzugura ubumenyi ni guhitamo kumara igihe kinini usaba imbabazi ubuzima. Icyaba cyiza, kora kare, ariko niba utaranakora ukaba warapfushije igihe ubusa, tangira aka kanya. Nta gihe gihari cyo kuvuga ngo warakererewe, ahubwo icyo gihe kirekeye cyo gupfusha ubusa cyo gutekereza uko wakererewe. Ahubwo tangira uvuge ngo ese nabyaza umusaruro ibyo mfite gute, nibyo bizakugirira akamaro. Ariko kwicuza ntabwo ari cyo kizakugirira akamaro, ahubwo koresha igihe cyawe neza muri aka kanya ugifite imbaraga. Mwakoze cyane kunkurikirana. Umuntu wese wankurikiranye kuva iyi nkuru itangiye kugeza isoje, ndamushimiye kandi ntabwo yabura ikimufasha, ndabizi. Rero murakoze cyane abantu muri kunkurikirana, abantu bari kumfasha gukora subscribe, gutera comment, gukora like no gusharinga inshuti zabo, kandi ndabizi neza nabo byabagirira akamaro. Mwakoze cyane kunkurikirana. Umuntu wese wankurikiranye kuva iyi nkuru itangiye kugeza isoje, ndamushimiye kandi ntabwo yabura ikimufasha, ndabizi. Rero murakoze cyane abantu muri kunkurikirana, abantu bari kumfasha gukora subscribe, gutera comment, gukora like no gusharinga inshuti zabo, kandi ndabizi neza nabo byabagirira akamaro ibintu mba ndi kubabwira. Murakoze cyane kandi nawe utaha.